Mugire amahoro mwese nshuti bavandimwe, mwese abakurikiye Rugigana Kiyonga official. By'umwihariko nkomeje gushimira abantu mwese mwakoze subscribe kuri uru rubuga, kuko ni inkunga ikomeye mwanteye kandi mugikomeje kuntera kugira ngo ndusheho kujya nshaka iyi migani iboneka hake n'ibi bitekerezo bikubiyemo. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho umwandiko ugira uti ikirura n'umwana w'intama. Umwana w'intama warashotse, ako kanya haza ikirura cyaburaniwe, cyuka ako gatama inabi kigira ngo kigahohotere. Ikirura kiti, urabona ngo urantobera amazi, ubwo bugabo wihaye urabuzira. Umwana w'intama arasubiza ati, nyagasani ntundenganye, dore aho nibereye hepfo hano, ushatse kunywa wanywayo haruguru aho, sinazanywe no kutoba amazi kandi singuteye icyugazi na gato. Ikirura kiti, wayatobye ziba, n'undi mwaka warantutse. Umwana w'intama ati, mwagutukane ntaravuka, ko n'ubu unduzi ndi kwibere. Ikirura kiti, niba atari wowe ni mukuru wawe. Umwana w'intama ati, mukuru wanjye ntawe ngira. Ikirura kiti, nuko rero n'umwe muri bene wanyu, dore ko mwese mu nzira. Oya ye, kereka nihoreye. Ikirura cyegera ka gatama kiragashikuza kikajyana mu ishyamba kukinopfora. Burya rero nshuti bavandimwe, ngo ugushungura ntakuramo inkumbi. Nguko uko umwana w'intama yarenganye.